Ndi papa Sava. Bon, rero ubwo naho utaha ngiye ubwo ndumva rero tutakibonanye. Sha parking yambanye ikibazo. Ngira gutya ibiro birandengana. Niki kugira ngo mbone nje no gusezerana wa mukecuru induru ziravuga. Ibintu birancanga nyine. Shangiye nanduranyije n'abantu benshi rwose ntasezeye. Ahubwo umva uzagende umbwirire. Oya irumine kubera ko ngo arari mu bintu by'abarejiyo nageze mu cyaro bwije mbona nta kuri nabigeza nyine nagenda musezeye. Sha uzamumbwirire kabisa. Uzamumbwirire umbwirire pa umbwirire ye urumva Ludove umumbwirire Sabimana we dushobora kuza kugirana namubwiye ngo rebe ko yansanga kuri aeroport naragenda we na mukarage nk'agafanta tu kuko ntabwo ari kumwe n'abavandimwe turi kumwe hano. Rugaba ngo ari kumavira bari kunsengera ndikubwira nariko se Rugaba wowe niki sawa hanyuma ugire ndaza kwibuka ndaza kubwira abavandimwe banyibutse ndagusigiramo udupeti nka tubiri hano ku buryo wagira cyangwa wowe uzaza ufata agacupa kwa papa Sava nzakishyura nta kibazo. Sawa sawa ndagiye rero nyine ubwo urumva nta rwago rurimo nzajya nyine ahubwo reka ngire sawa dushobora kongera kuvugana nta kibazo. Niba uvuga telefone itariho ningero nzahita shyira WhatsApp nzakwandikira nkoresheje nyine yaho ngaho yo mu mahanga. Sawa. Dana Tanazi Karame shamuhaga fanta nanjye nsezere mane dufata twinanga. Yes ako musa uje wiyeranda tuvugishe mani nugera no kwatumurongo uzahita utuvugisha zakumbura mitsingi cyane ariko ariya yakugera no kwibiyeza ariya ngo habamo ibintu mama wayini gusa ariya zajya ngo amashampanye ubona amashampanye ariko mitsingi nayikundaga mwa ababyeyi mwe rero nibibone nabi nari iraboneka no kubona kihenze barayohereza ahubwo Tana reka ngira akantu wenda urakoze reka duhuze ibiganiro kugira ngo n'amasaha ataza kumfata ngira ngo ibya telefone byo ndabisoje uze reka rwose urabizi twabanye neza uri umuntu w'inshuti uri umuvandimwe nejejwe bikomeye n'uburyo twabanye muri bihe bikomeye ntibyari bikomeye cyane ariko benshi babonaga nyine ndi mugenzi wabo nk'uko ariko nta kibazo gusa nejejwe n'ukuntu twabanye kubw'ibyo impano ndagenda nzitanga wenda uko zifite abona namwe mwihangane bizagenda bibazaho simbizi ugira telefone nani ngafite gashaje ariko karaba gashaje nose akani kakunganira cyangwa kagana n'umukecuru wenda niba nta wanga icyo umwana muhaye si byabasa ibyo nabyo reka kano nkagwihe kuko urumva je ningerayo nzahita ngura simukadi nzakenera amanimero ariho kandi nzahita nshyiramo iCloud kuko nzahita ngura iPhone urumva rero nzagira rero nzakenera amanuzo reka nguha aka telefone muzehe sibyo ugatware rwose ugende ujye ugakoresha nta kibazo gashobora kuzagufasha kandi noneho Tana uzagire ntabwo ari ngombwa ko abantu bose ubaha nimero zanjye kabisa ariko ntimubyumve nabi muri abavandimwe urumva telefone urabona hari ukuntu umuntu ajya hanze ugasanga rimwe muze ngo waye aka telefone kandi Imana iguha umugisha warakoze neza ntikiba gitoya arakoze da nibyo by'ibyo rero nababwiraga ariko mukomeze munanywe rero masari kunsiga yego hanyuma rero nibyo navugaga Tanazi reka ngushimire mwana wa mama ntabwo ngusize imitima izakomeza ibe hamwe gusa nzajya ngukumbura
Tanazi yari inshuti ye pe. oya umuntu buryo ubana n'undi umuntu ubana n'undi baba ari abavandimwe kandi nta gihinduka Nta mugabo uri Digidi. Ihangane nta muntu ufata urugendo ngo arire bambi. buriya biraza kugorana mu kumusezera Ariko cyane akakungura kubana n'umuntu nawe koko Matete. ariko mbabarire Nimwihangane. oya Digidi Nimube abantu b'abagabo. Mukomere noneho rero. ntakirwa ibi ni amara y'ibyishimo ntabwo buriya mu kinyarwanda baravuga ngo kure y'amaso si kure y'umutima yes cyane. kandi Tanazi rero ukuvuga ngo ni umupeti frere wanjye nyine twabanye mu bihe bigoye ariko Imana izabikora Imana izabikora njyewe ndanareka kubwiza ukuri uzajya wambara inkweto ya mbere nziza muri iki gihugu yihagera nzakwambika imyenda myiza nzaguhindurira amateka n'ubuzima uretse ngengereyo gusa Ntakundi. Ngese kutandirira Digidi. Ko Matete nawe da. muracyari bato sori nyine wenda n'emosiyo ejo nawe uramusangayo Nawe uzagenda nawe Matete. uzagenda sori n'emosiyo ahubwo oya nta kibazo kabisa Gutangaza inzira. Teresifo karame nagira ngo mfite ikintu gikomeye nshaka kuvuga umutuze munyorohere bako mfite ikintu gikomeye nshaka kuvuga ndagira ngo umuvandimwe akiri hano agira icyo akitubwiraho muzi hato na hato sinabyita imanza ariko ni utubazo twahuraga natwo ndaje ku ntego ngira ngo nk'uko kuri uyu musozi wacu uru ni urungano turi ababyeyi twabanaga muri byinshi binyuranye ko hari umwana uzi ugiye gusiga ukaba watangaga amafaranga y'indezo ngira ngo no kumwemera uzi ko byagoranye kandi uzi ko nyina atibashije uriya mwana buri ibye bizagenda biti ngira ngo urabizi ko n'indezo wayitangaga haje ibintu by'imanza n'amahane cyakora ubu byari byaratoye umurongo sibyo uze kwihangana ariko ntidusubize ibintu inyuma kuko ikihutirwa utaramusubiza reka ngira ikintu mubwiraho muze buriya hari amahirwe menshi wowe gusa aho ugiye uzaba umunyangamugayo cyane kuko aho ugiye ngira ngo nibwo ugiye kubona ubushobozi burenze bwo kumufasha wowe gusa uzazirikane ko umusore ntabwo twamubuza amahirwe yo kwigendera ntabwo amahirwe nanjye nifuza ko yayabura ahubwo ndagira ngo bijye mu buryo hariya uwo ari we wese wahageze ikirenge njye impungenge nari mfite nuko n'iyo ndezo yatangwaga haje amahane rero nk'abavandimwe binaha ndagira ngo rwose nakumvise reka muvune amaguru by'ukuri ibyanjye urabona byari byaje mu tubazo ko nari nkiri kwishakisha nyine kandi namwe mwarabibonye ariko nageze aho mwana ndamwemera panga no gukorana nawe no kubana nawe ngira ngo nubwo ubuzima bwari bugoye ariko igihe cyari kigeze nk'uko umuvandimwe Teresifora bivuze ngiye kubyitaho ahubwo ubwo wimbajije hakiri hano ubwo mu kanya mwatangira kuntera hejuru nanone ugasanga ibintu ntibigenze reka mbereke buretse mbereke dati bumbereye mama w'umwana by'agateganyo Nukuri pe nta byanga se sibyo umwana naza ajye mu mbereye mama we by'agateganyo noneho ngewe icyo nzakora nzitwararika ahubwo gahunda nta kibazo wowe icyo uzarebe ko umwana abayeho neza reka nkwereka ahubwo uriya mwana muhite ngiye gupanga nkigerayo ukuntu mwahita mwamwigisha nk'imodoka urumva noneho tumushakire perimi umwana w'imyaka ine se bazamushakira perimi none se mu rugo umwana agatwara imodoka si imodoka none se yatwarira mu mbuga bayiha perimi ariko aba bantu ntimwivange mu mishinga yanjye ngiye kujya muri Amerika
ngiye kujya muri Amerika nzaba nkorera amafaranga umwana mu mushakire perimi yiga imodokari byashobora no kumwimura nka mukurino ndabaza abantu bino ndabaza ubwo ngiye kugenda mwana muroga ndamushakira perimi mujyane n'ikigarage kwa mu Kiyovu nubwo shaje uri murasubira Kigali na hano wamwubakira ibyo bintu ntabwo byaba ese ko muri Kigali si ibintu bisanzwe ubu koko akamukura mu gutwara imodoka gute kuko nzamuguriraga imigeri utwaye imodoka ufite imyaka ine ariko se njyewe ariko nanjye ni mu mwanya mbaze niba umuntu yifitiye imishinga y'umwana ibyo bibatwaye digidi tuzabivugana na Tanazi twitonze ariko mu mwanya nanjye nkubaze urumva digidi ugiye guhaguruka ugende iriya nta kazi uhafite nturanakabona ariko nzagashaka ahubwo uretse gatoya kugira ngo utaza kumvangira reka mbanze ndagize programu yanjye ndaza kuguha ijambo nyuma mukecuru kugira amahirwe yo kugera muri Amerika basabye mwebwe mfite uko napanze gahunda mwimvangira twumvikane nari mvuze ko umwana ndaguha ijambo mukecuru nari mvuze ko umwana ndiwe muhaye dative akamubereye nyina muze nta kibazo tuzagirana telefone ni wayibonye ari kibazo noneho uretse gato umva kidayi uze gufata ya matura ndara uyihe kidayi urumva biroroshye ariko wowe nzamuretse peti umusaza abaryoroshye uretse ninde wakagize ikibazo hano sitanazi ufite ikibazo Tanazi none se reka nkubwire digidi uri kuvuga ngo muhe matora urabizi ko ujya kugura iriya wari wavuze ngo ngurisha indi yanjye none se ngenda sigara ndara ariko uzi ko ngiye muri Amerika ese niba ugiye muri Amerika mu gihe narabona indi kidayi biroroshye kidayi nyandikaho matora sibyo nyandikaho matora nta kibazo rwose hatagira umuntu ugira ngo wenda ngewe ngo ndashaka guteza ibibazo mu muryango madede ni parufe madede ushaka iki oya ushaka iki ni amaherere ariko wacecetse akamwibwira ibyo agomba kumva twakumvikanye ngiye telefone izaba igezweho iPhone madede nzakugurira iPhone urumva rwose pe kandi inshuti yanjye ntabwo twabanye nabi mwagiranye ibiherata umva sister reka nkwereke rero buriya uracyari muto ibi bintu by'utuntu twato nta kintu byakumarira reka nguhe igitekerezo ngewe simbiza amashuri yawe ukuntu angana ariko burya umukobwa wize ibintu bari sawa sinagushyiriramo akantu kajyanye na abonema nk'ahantu ku ishuri ukiga nk'ibintu by'imyuga ushobora kwiga nko gukora nk'inuzayina nk'ikawa ukiga ibyo kujya uteka nk'imigati ibintu nk'ibyo byamugira akamaro si byamugira akamaro ahubwo munshakira isambu igurishwa nziza noneho njyewe ngifata umushahara wa mbere oya Teresifo arega njyangiye muri Amerika sibyo mwebwe muca oya Teresifo tuzabireba urumva mwese nanone ntabwo nareba ibibazo byanyu mwese ngo nanjye nimare amafaranga muceceke twumvikane wa mugari tugaruke ku cy'umwana ni byiza rwose ubundi si uyu musaza n'uyu mukecuru bavuga uba ushatse nko kohereza amafaranga bayakira bate Western Union ntibazi iyo bijya Western Union ntibazi yijya World Remit ntibazi ibyari Zaria ntibazi ibyari witonde dufatanye kurera umwana none ni wohereza amafaranga ujye umubwira jyana rwose kugira icyo bagenera ngaho twara oya twara asamuze kwa birakariye oya kwa birakariye ibyo nivugiraga n'iby'umwana ko icyo no kubona rwose umwana ariko rero digidi je hari ikintu nanjye ndi kumvamo mwumva aba basaza neza kubera iki dativa ari gufokasinga cyane ku mafaranga akavuga ngo bazajya bohereza amafaranga icyambere na amafaranga cyangwa no kurera umwana twumvikanye buri wese naterura icupa rye buri wese naterura icupa rye buri wese naterura icupa rye amafaranga cyangwa icyambere buri wese naterura icupa rye buri wese nasomeho oya nasomeho oya ndagira ngo tugabanye akayoge muri kuvugira rimwe kandi njyewe indege gishobora kunsiga mu kanya mubanze mumweho mutuze singomba kugerayo mbere se bakabanza bakansaka ngomba kugerayo mbere y'isaha bakabanza bakansaka bagusaka
kuba uri bugende biragusaba nibura kuhagera saa tatu buretse gato bagusaka ngo wagize ute baracekinga mbese ntabwo ujya muri checkpoint ubu niba ari bugende ntabwo ujya muri checkpoint usabuza rusi passport ugomba kubanza ukajya muri checkpoint urumva uzi visa muzi visa ukuntu imera urumva jewe rero ndagira ngo nkore gahunda zanjye neza urumva ntaza gushiduka abaninze ngakererwa naho ubundi ibingibi byose mwibishwaniramo ngewe ningerayo nzajya nkorange nkore nahanyu rwose pe mumumuri ahubwo iki mukecuru ugiye kuvuga iki murakoze rwose umwana wanjye rero tukwifurira amahirwe masa ariko ngiye hari ikintu mbaza uragira ute umwana bakubaje ikibazo cy'umwana uvuga ko ugiye uzamwohereza amafaranga ndetse yewe ukayacisha kuri dative kongera kumuha amata yinuza icya kabiri ngo bashake imodoka babe yiga azagura imodoka ngaho uzagura isambu ngaho buri muntu wese yandike amafaranga yandike madedere ngo ni rwa telefone rurusha kamera gufotora none digidi ayo mafaranga ko numva nteranije nubwo ntize ntanyuze mu ishuri birakaba miliyoni nka 50 miliyoni 50 utaragera iyo ujya ngo ubone inzu yo kubamo nta nakazi ufite digidi njya numva ngo iyo ngiyo buri kimwe cyose ni faranga kuryama n'amafaranga kwihagarika n'amafaranga kumusara n'amafaranga kumesa n'amafaranga kurya n'amafaranga urugendo n'amafaranga amafaranga ko numva abaye amafaranga ubwo wijeje abantu nibyo utarabona koko ubvikane ngiye muri Amerika uri kubyumva ngiye hehe gerayo amahoro usubiremo neza ngiye hehe muri Amerika agiye muri Amerika yarangire handi byare tugiyemo ni ngiye muri leta ya Texas niyo mpamvu buragenda nabanje no gusoma ibitabo Texas ni mubasani kabisa ni mubasani urumva ni mubasani ni ukuvuga ngo oya muzee ariko ni mujye mumusobanura dore turashaka ntacyo utwo n'utuntu rwaye telefone ujye wumva radio irimo radio ujye wumva batabisobanukiwe neza Texas zanabohereza amafoto ningerayo noneho rero reka ibyo twereke kubitinda musasa tugiye gukora iki rero ndagira ngo umuntu wamaze agafanta bamwongere utaramara agafanta bamuhe ubundi niturangiza simbizi nindi uri busenge kugira ngo mbashe hasi cyo kurya ko ibintu biriho jere gatsingi uri setana ibintu nago muri kubikurikirana ngiye mu rwego rwo kubasezera neza ndagira ngo ngende tutagiranye ibibazo kandi mukecuru mumura rwose nta kibazo uzangirana agacupa uzakamira uze zagutekereza ntabwo asaza nabi urumva hari abajyambere yes kide babwire batuze tubone umwanya wo kubyina akazi uzakora Degede yes ndabona amasaha rero ari kwicuma ndabona amasaha ari kwicuma dati nawe gutujeho gatoya urumva ndabona amasaha ari kwicuma kandi afite urugendo rukumva aragenda agera i Kigali afata izindi modoka zijya ku kibuga no ku kibuga ngo harya ngo barabanze no kuncekinga bamucekinge urumva kujya mu ndege bisaba kujya mu mwanya rero umva se ikintu ukuntu ibintu bimeze urareba n'ubundi wari ushyize hasi byari kugenda bigira bitanduza indege ukuntu ibintu bimeze si wabanza no kubitera umuti se ukuntu ibintu bimeze nanjye hari ikintu nari nateganyirije umuvandimwe ni surprise njye nahatungira ukuntu twari twabivuganyeho ndavuga ngo bazane ikintu kimeze nka gato ntabwo ari gato nyine ni surprise na ya creativity nyine kwa kundi nyine uzi nkunda kubigenza hatungi abaracyakirori twaje tunumva ari ibintu biraho ariko ntabwo kuba umwana ateguye ahubwo njye uri kukigega njye uri kukigega ibintu ubu ngubu icyakwereka ukuntu inda yanjye yangana ndikumva nyine mu bitekerezo yanganye nk'inda ndimbati inda ndimbati yajya he muri wowe wowe wenyine urangana nayo iriya yamutura nyifuza ariko kugira ngo ngaragare nk'umukire nyine beza agapantaro kamfata biragusaba imyaka none umuvandimwe agiye kujya muri Amerika wenda batarabitunganya reka mbereka akantu noneho reka nigerayo ngiye kumureba ukibitunganya mva muze karame
excuse me ntitugomba gutangira ku kibuga tutaragenda so akantu nari ngiye kuvuga anyway nari ngiye kuvuga ko ngiye gukora Digi Foundation no Digi Foundation ikazaba ari foundation izaba ari ikigo cy'ishuri oya ahubwo izaba ifasha abantu bakiri mu nzira y'ubukene simbi ziranavuga amajyambere ahubwo azaba ari abakene bahangaha nyine dutuye mu rwego rwo kugira ngo bazabe ngaho wabuhumirije umuhumirizaho humiriza yaho yamuhumiriza okay hato okay ngaho reba inyuma yawe iyi brochette siri brochette se ni iyi bayita igiti gu nzajya ngukumbura igiti gu reka nkwereke atu ndanezerewe kabisa nta kintu nabona nguha iyi saha yanjye yitware akiri isaha ndayikwihereye uzayifate neza nzayigurisha amafaranga wenda ko nzayibika ubuziraherezo iyi saha atu iyi saha nayawe n'umuzungu uzayibike neza oya njyewe reka mbereke ku rwego rwanjye ibi nibibereka ko njyewe nta busambo mfite reka ngiye muri Amerika urumva atu iyi saha nashoboje nayagira igura ngahe mbabarira iyi saha nkumbuza byibura icyo nzi cyo nuko ariyo mu Burusiya ntabwo nzi amafaranga igura ntabwo nanjye nayigurisha zibabarira nko mu mamiliyoni y'amadolari nzagukumbura reka nkubwire ubu nibaza niba nzasangaho zingana umwaka byara oya sava mwana niba nzasangaho isombe nabo barororaho umura niba nzasangaho isombe umva se Digi uzakumbura se za jigodo sheve za budege nzakumbura jigodo sheve nzakumbura igitigu remenyo za steke za hamburger ni karibu Digi komera bro komera niko ninjye wacitswe ku kirori cya green card ndakora usanze ibintu byaje ushatse wanakwicara aho ngaho ndatinda ugira ngo ntabwo nini nanjye buriya nagutekerejeho ndavuga ni Digi aragiye reka nanjye mukorere igiti go hato nugerayo rero nugerayo rwose nzakora ambasaderi cyane none nujya wumva indege igiye guhaguruka mu Rwanda ujye umbwira nkwereze jigodo chef ego buri inyama zagera muri Amerika se buriya ra ugiye muri Amerika hareka ndagiye none se njya numva ngo ku kibuga cy'indege hasigaye hari imihanda ibiri ngo zimwe zihaguruka izindi zimanuka nzawereza amafoto ndi mu kirere muzare kuba bimeze muraca muri British cyangwa ni Bangladesh wa muntu werera abantu barabwiye n'ikireko oya ngo hari zica mu Chipushi ni mu Chipushi ari ariko icyo ibyo bihugu nawe ntabwo bibaho muri Canada ngo naho ahubwo muri Canada wajya kwiyokereza ngo nzanira kunyu nongere umuvandimwe karibu bandi mwamurebeye agatebe se akicara oya ntabwo nicara ahubwo nje kureba nyine kuri gahunda sinakoresha akamisaje se ko mbirimo mwana ubirimo kandi ubona wabonye green card ugiye kugenda nyine agiye kugenda ariko ntacyo nakwima ngifite musirikare mu mwari ko gacupa nagenda nyine ubwo ugenda urumva bigenda yavuze ngo nagushaka urumva n'ugenda bigenda ikibazo se ko nzageraho ibintu bigahita bikunda nkahita nkohereza akamesaje Digi byihorera ubu ngubu ndakuyoboye kweri nituziranye nituri inshuti ukuze neza kukuze ko tuziranye ikibazo se hari kirimo nabirenze rega kandi akanyenyeri se hari ikintu mfiteho burya komande ntibyageza yasigaye reka nkubwire byoroshye ngiye no kugenda nkigerayo ndagutekereza mu bambere ariko twanakavugana twitonze reka turajyana mu modoka uretse nkubwire weba wicaye mu hagati bari inyuma wawicaye nakwicara rwose reba muri ekonomi ukuntu ibintu bimeze reba hano hari abashuti bawe reba ukuntu babwira nyine babigukorere kurumva sinabashyira muri niba kuyamba abashuti nyine niba kuyamba reka nkwereke igihumbi gusa Trespo ufitemo 10 ngo nize nkwereke nkazibona nese
ndazibona reka nkubwire turajyana mu modoka tuyivugana kuri aeroport nta kibazo ni 50,000 no yesu ngo kweri waje gusengerera abantu watumiye akazi n'amakazi y'ibyo kunywa inyama ziri kunuza ku macumu niba ari amacumu niba ari ibiki akakuyangana ntari turaza nta kibazo reka nkwereke tugiye kurangizanya n'aba tipe sibyo afite amafaranga 50,000 nawe yarayaguye amba nkubwire we hangane batenda gutegereje amanyarwanda n'ubundi cyaba yarayiguze ariko ntabwo nari bibwa ngo reka mbe nicaye negereze shyiraho ngaho wari ujyanye inyama ni badatararya banduruye kuki wari wanduruye ntagukuramo inyama oya bari bamubwiye ngo najye gushyiramo umunyu ariko umunyu bawutumye kare uriya yaragiye kwandura iyo werekeje bize ko mbonye bapfa inyama akavuga ngo nagaruke ndakumva brother niyo mpamvu ibintu wabimpishe ubuse wari uzi ko ntari bubimenye guhishe koko mu rugo ruhari sinumvaga nahamagara n'abatabona sinageze bakavuga ngo bagiye kureba ngo wa mwana ngo uzabatirisha witeretse inyama witeretse inyama yayibonye ari ubwo ko museka muraseka ntabaseka musaka baje ubundi yabiguhishiye iki ubundi yaguhishiye iki ko hano hari ibiryo turi inshuti njye nahageze barambwira ngo wa mwana muzabatirisha ngo nibyo bintu wagiyemo kwa padiri njya muri ibyo bibazo turi inshuti digidi turi inshuti dusangira akabisi n'agahiye ikibazo ni ikindi ubu twari turi gusangira ariko munyumvire mwabavandimwe njye nagiye kwa ndimbati mu gitondo barambwira ngo ari mu kibazo cy'umwana bazabatirisha ndimba nari gukora iki kindi ubu se kuba ngiye bazagira bate uzabatirisha yabatijwe se cyangwa kuzamubatirisha se ari za feri wari urimo bihita bipfe abavandi okay reka ibyo tubyihorere ibyo reka tubinabiveho ntayange ahubwo yuzura ufite amafaranga mana mbega ubu wari ugiye ugira utyo uravuga uti ubwo ari mu byo kubatirisha ntari butekereze 100,000 ndabitwaye nta kibazo ubwo turakuramo ntacyo turakuramo mu 100,000 turakuramo ngo turi inshuti ntacyo waryo umpishe ntacyo wanyima ubu reka mbabaza tusangira akabisi n'agahiye reka mbabaza njye niba nabonye iyo opportunity tugwizanye ukuri bavane mugerageze kunyumva niba iyo opportunity nayibonye sibyo nkaba ngomba kugenda kandi ngende narabona aya mafaranga ngo nyishyure ndimbati ubu koko mbizire ntiwakwihangana ko ngiye muri Amerika uretse gatoya ko ngiye muri Amerika ngashaka amafaranga nkayakohereza ugashaka amafaranga singiye mu buryo buzwi hanyuma se ugiye utambwiye twari inshuti none nugera muri Amerika uzanyibuka ese ndimba ari kubiba ese ubundi ngiye nakubona wuzuza ibipapuro amanywa nijoro uhugiye muri telefone niko hanyuma njye kutanshyizeho ko tusangira akabisi n'agahiye mwabana ubu se wari kugenda watanshyizeho nawe ntuze kutuvangira hano nawe urarengereye uretse gato kandi n'abavandimwe mwereka twumvikane njyewe mwese murabizi njyewe nari ngiye kugenda kandi mu buryo bwemewe nta mutorotse nujuje ibyangombwa banyemerera visa njyewe nari narabona amafaranga yo ngo nyamuhe si uku kwambura ndimba wakwihanganya amafaranga njyewe nkazayakohereza
nkayagura hanyuma ubu se ndabatorotse oya ndamutorotse nabanorotse nkaba nabahamagaye aha ngaha ngo dusangire mushyiremo inyurabwenge abo wahamagaye hari n'umwe urimo ideni oya reka mubwire ndimba reka mabwire njye ntabwo ngutorotse Digidi yanagiye agiye gushakisha nimutuma atagenda n'ubundi ntabwo yabona reka nkubwire rero Digidi ntayo uri bwurire kubera iki ntayo uri bujyemo umva ndayihagarara mu muryango uwo mupilote uyihagurutsa akayihagurutsa unjyaniye ideni noneho akayihagurutsa ikagera urumva njyewe ndayihagarara mu muryango uwo mupilote uri buyivane ku butaka akakuzamura akavuga ngo aragiye ubwo turajyana nkubwire ubwo turajyana uretse dukemura ntiri buhaguruke uretse tugikemura ntiri buhaguruke si ibihumbi ijana ntiri buhaguruke si ibihumbi ijana nimba uzaba ukwawe nanjye nzaba ukwanjye n'ubundi ntitwari tukibanye okay reka turangize ikibazo cy'uyu wenda uriya mujene we yihanganye sibyo madede uyurira ute mumere ibihumbi ntayo wajyamo gweki mumere ibihumbi ijana urampa amahoro mbabarire nibure na 5 byo kujya muri sara ngo ndabona ibihumbi ijana mama we ntayo uri bugene kusetsa nta mupilote uyihagurutsa nawe mwaretse tukoroshya ibintu ubwo nimwumva ubuntu mwagerageje kumwumvisha ko ibintu tubitwara gutya ariko jewe nifatanyije na Digidi kabisa Ndimba muri Digidi yaje gushakisha ashakisha ibiti oya ndimba buriya ajyanye ayanjye Digidi nta nubwo bikiri ibihumbi ijana ubu si inyama yose y'igiti acagaguye ntuyakuramo nakuremo nta kibazo nakuremo naje nyuma n'ibyo biri gutuma ariko wivanga witera mu mata nk'isanga abarira ngo babarire iki se wowe urabikora neza okay papa sava ubwaje uretse ndabizi ugiye gutangira biranakemutse none ugiye gutangira uncomeke papa sava ndarinda avugisha ukuri sinjye umuzanye se avugisha sinjye umuzanye ni wowe akoresha ukuri sinjye umuzanye umuzanye se niwo hano ni wawe avugisha ukuri mbarata papa sava nta mpamvu z'amadetayi urabizi njyewe ariko uvugisha kujya muri Amerika urabizi kandi najanga nk'umuntu w'umuvandimwe kugira ngo ngusezerere nababwiye ufate n'agacupa hari n'abandi navuze nti baza kuza bagafata akantu byose fagitire papa sava ubyumve ako sereka mvuge ako ndimba ubyumve barati icyo nashaka kuvuga ugiye kumpa ibihumbi ijana sibyo ndimba ati ndagizanye nawe avuze ko azibana nanjye nkibana noneho urama ibindi 50 me uramujene 50 ibyifagitire byo turakomeza tubivugane kuri aga gahunda zari zimeze ubundi ngende mu mahoro nta muntu nawe mfitanye nayo ikibazo ahubwo navugaga ni twazanapanga noneho umushinga nako tuzabivugana ninagezeyo twitonze iyi fagitire byo iyo urayafite fagitire oya fagitire bo iyi fagitire rero reka tureka kubishyira mu Rwanda kandi amasari kunsi wewe banzu bamere ijana nuri umwe oya ariko nta mafuti ariko si kugenda muri Amerika mubizi ko ibintu nabyujuje kera hari amanyanga ari kugenda banzu tubizi mu kugenda hari amanyanga arimo oya nayo ese niba ugiye ukaba washyirishijeho ibiti 40 hariya ibiti 40 ko bira bihagaze ubwo ngubwo ibihumbi 120 ariko nta kibazo ukaba uri kunyaka irindi ry'itanu n'ibyo kunywa gusa urumva bimeze bite nyine ukuntu bimeze ngewe urabizi ngiye muri Amerika nzaba ndi Texas ikintu turi bukore ngewe tugiye kubanza turangiza ikibazo tw'ibivanga ni nuza bagwaye visa yo kujya gukora yo uya ni green card rega giye kugenda kuri green card nese green card nuzagerayo ukabanza kwiga ukabona icyo bita work permit ubwo ibihumbi byanjye magana ngaho byose bizaba bikira aho ngaho urimo kwiga ubona ubo ugira utanyitegereje ibyo bihumbi nayanjye agiye gutwara ahubwo wasanga azagurisha impyiko nayanjye agiye gutwara suma rwose ugiye muri Amerika utangiye kwikopesha muri Amerika ni mu nzu kwa so ni isamu ugiye kugurisha mu cyaro ngo urahita ugaruka oya nakumwumva ni gute wowe ubonye iyo green card ubonye itike nibura none ugiye kwakira abantu nta n'ikintu ufite Digidi ayibi biturafite murakomaho si we wayimye murakomaho yewe icyo nakora ndakishyura muzira nuko umwe abonishyura ideni ariko nawe ako se telefone namwe buri gihe nimukajye mushyira muri nuza oya ngewe ndanakumva cyane je ntabwo nase ubu ngiye gufata 50 byuri ntabwo ngiye nguza amahirwe yo kugenda ariko ngiye gufata 50 byuri n'ijana ryanjye ufate ijana ry'uyu ibiti 40 gukuba bitatu si ry'ibiri ushyireho n'ibyo kunywa ngiye ko mba naranguye
kutagiye muri amerika ngo ugiye gukora, kutagiye nk'ugiye muri ONG, kutagiye nk'ugize ute, uzabanza ukiga ukabona aho uba, ukabona work permit, ukabona gukora. Iyo myaka izashira njye nzaba nyitegereje amafaranga wagiye. Azaba kikwibuka se ahubwo? Nkwibuka pe. Ega Musa, Amerika ushobora no kugerayo ukaba mayibo. Ntabwo muri Amerika ari mu ijuru ugiye, sibyo? Kuki utakaza utwo ufite? Wabanje ukikiranura n'abaturanyi abo ubereyemo imyenda, ukagenda nta bwandu bukuriho. Wenda ibyo uzahura nabyo byaba byiza, bikazagufasha kugaruka ukabasengerera. Byakwanga ukagumayo nta n'umuntu ugufiteho ikibazo. Hari icyo byaba bitwaye. Okay, bivuze ngo ubu cya kibanza kitabonye umukiriya murenze amezi 6 utaranyoherereza ibyanjye nzagiteza. Nagukorera inyandiko rero, sibyo? Nkorera inyandiko. Haryo uragenda sangaye mu kanya ubu ngubu nari ngiye kugenda. Wari ugiye hakiri kare koragera afite ya saa 6 z'ijoro. Ubu ni 5:50. 5:50. Iminota 5. Apo ari gateze ni yabaye noteri wigenga w'ubutaka. Urahita dukorera amasezerano 5:50 nta kibazo. Tubyumve ntago mubwiye ngo ejo bundi. Ameza ngahe? 6. Ni Papa Sava.